Amahoro inshuti bakundwa muri Yesu Kristo, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nongeye kubifuriza umugisha w'Imana, amahoro y'Imana nabane namwe. Nongeye kugaruka rero nk'uko bisanzwe mu biganiro mu ijambo ry'Imana rinyura hano. Uyu munsi wa none nje kugira ngo tuganire ku magambo ushobora gukoresha uri gusenga, ariko mu by'ukuri ayo magambo wayakoresha ukaba uri guta ikirere cy'umwuka, ukaba uri guta icyerekezo cyari gutuma isengesho ryawe rizamuka ngo rigere ku mutima w'Imana. Iyo dusenga tuba tuzi neza ko turi kubwira Imana, kuganira nayo, ariko hari igihe rimwe na rimwe ushobora gusenga nabi mu isengesho ryawe, ukaba wizeye ko ryazamutse kandi ritazamutse, ahubwo ryahagamye mu kirere satanike, ryahagamye muri bya birere njya mbabwira bimwe abadayimoni gusa. Rero ngiye kubabwira amagambo atatu utazongera gukoresha n'umunsi wa rimwe. Niba uri umunyamasengesho ukaba usenga amanywa n'ijoro, aya magambo atatu ntuzongere kuyakoresha mu isengesho ryawe, kubera ko nta magambo Satani akunda kumva. Iyo yumvishe mu isengesho ryahita aza yiruka, umeze nk'umuntu umuhamagaye, umeze nka kwa kundi ushobora kuvuza inzogera abanyeshuri bakamenya ko igihe cyo kwinjira nyine kigeze, bakaza birukanka mu mashuri yabo. Rero aya magambo atatu nuyakoresha, ushobora gukoresha rimwe, ushobora kuba n'ubu ngubu tuvugana ukunda kurikoresha, cyangwa wanarisenze ukarivugamo, umenye neza kuri gutoba igitambo cyawe, umenye neza kuri gutoba isengesho ryawe. Ntaho wasenze, ntaho ryagiye, nta naho ryageze. Ahangaha havugirwa ibintu byo mu mwuka. Ibintu byo mu mwuka ntabwo ari byo mu mubiri, kubera ko iki kirere dukoreramo cy'amasengesho, mu by'ukuri tuba turi gusenga Imana y'umwuka utabasha kubona n'amaso. Mu isi y'umwuka rero haberamo ibintu byinshi muvandimwe. Niyo mpamvu usabwa gukurikirana buri nyigisho umukozi w'Imana aguhereje, kugira ngo iguhumure amaso, ubashe kumenya ahantu wagiye upfira. Imana ishimwe. Tubane muri iki kiganiro, ngo uhaye ikaze aho uherereye hose. Mpaye ikaze abakora share, like na comment. Imana ijye ibampera umugisha, kandi pe ibintu byaturambikuye ku mutima, mutagira ngo ni bya bindi bya formalite tugera twirirwa dutagaguza imigisha yacu. Twirirwa dutagaguza imigisha yacu, tuyitagaguza. Hari umupasiteri uheruka kumubuhamya, arambwira ngo hari igihugu aheruka kujyamo kubwiriza, iyo umukristo waho umubwiye ngo God bless you, umva yanagupfukama ku birenge, umva agakora icyo ashoboye cyose. None mwebwe turirirwa tubaturaho imigisha dukoresha akanwa karimo ubutware, imigisha mukayipfusha ubusa, twirirwa tuyibasenderezaho. Rero iyo mvuze ngo Imana iguha umugisha, burya ngiye apotre ntabwo mba ndi gukina. Oya, ntabwo njya mpfa kwatura ijambo ndi gukina. Hari abantu tumenyeranye bo baranze, ushobora kumbwira ngo ufite urugendo, nkatura amagambo abiri gusa nkakwihorera. Rya jambo natuye rikaguherekeza we, ukazagaruka umbwira, kuko ngewe ntabwo mu gusenga ni kwatagura. Amen. Mpesheje umugisha kandi nanone abantu mudahwema kunsengera. Ni ukuri kandi ndabizi neza ko hano harimo abantu munsengera bucece, munsengera mu ibanga, barahari njya mbabona mu mwuka. Imana iguha umugisha bantu munsengera. Ni ukuri ukareba ukabona umurimo w'Imana nkora uragoye, mu isengesho ryawe ukantura Imana. Imana iguha umugisha, kuko mu mwuka njya mbabona. Hari abandwanira ishyaka mu buryo bw'umubiri, hari abandwanira ishyaka mu buryo bw'umwuka. Ntwari zanjye aho muherereye, Imana ibampera umugisha pe. Uwiteka wampamagaye uyu munsi wa none, ndi muri aya mavuta nabyukiyemo, agira akantu agukorera. Yesu wampamagaye agira akantu agukorera. Abantu mwafashije kuvuga ubutumwa, mujye mwemera mvuga amarangamutima yanjye. None se ko rimwe mfite nyabwire nde? Mujye munyemerera amarangamutima yanjye nyasohore, kuko nimwe mfite yo kubabwira. Hari ushobora kuvuga ngo natinze kwinjira mu kiganiro. Oya, ujye undeka mvuge amarangamutima yanjye sohoke. Siko bimeze. Ntimukajye mupfukirana umuntu. Amen. Ntimukajye mupfukirana umuntu. Ndi kubigisha amezi 3 aba mu rugo rw'abashakanye, narababwiye ngo hari abagabo bajye bapfukirana amarangamutima y'abagore babo. Ntabwo ari byo biriya bintu.
reka amarangamutima y'umugore wawe asohoke uko ashaka. Niba ashaka guseka agatembagara mureka aseke, niba ashaka kwishima mureke, niba ashaka kwita amazina runaka mureke, niba ashaka kugutetaho mureke. Hari abagabo mujye mupfukirana amarangamutima y'abagore banyu. Ibyo birego ndabigira hano. Amen. Hari n'abagore nabo bapfukirana amarangamutima y'abagabo babo, ariko cyane cyane n'abagabo 90% n'abagabo mugira iyo ngeso, mupfukirana amarangamutima y'abagore banyu. Ntutuma amarangamutima gufitiye asohoka. Ni bibi cyane ibi bintu. Rero mujye mureka amarangamutima mbafitiye, mujye mureka asohoke. Mbashimira uko mbishaka, nibwo numva nyine nishimye. Murashimira abantu mumfasha gukora share, mukagira ngo ibi bintu mu mwuka ni ikintu cyoroshye. Iki kintu yigikoze buri ububwirije bukoze umurimo kimwe nanjye. Hari abantu uba uruhuye, uba wunguye ibitekerezo. Hari umuntu ubutari bumenye kwira ijambo ryasohotse, ariko kubera ko wakoze share ugasharinga umuntu ijambo ry'Imana icyigisho, buriya mu isi y'umwuka wakoze akazi gakomeye. Imana niza kutublessinga, nta giramblessinga ngiye nyine. Nawe turaba turi kumwe muri shene y'umwuka y'abantu bayikoreye. Hano harimo abakozi b'Imana bakomeye ahubwo no kundusha. Uzi ko ngiye nkora ikiganiro nkakirekura inifu wa purutute, ariko ubu hari umuntu wiri gukora share gusa. Ukoze umurimo uruta n'uwanjye. Rero mbikuye ku mutima, reka mbashimire. Kabiri, iyo share mutayikora, ntabwo hano haba haraje abandi bantu. Icyo kintu muracyumva, ariko akazi mwakoze ukuruka toroshye. Ndetse ntabwo muzi ko umuntu afunguye YouTube channel bitangira ari umuntu umwe. Harimo nabo nagiye mbwira ngo bame subscribe bakanga. Hari no wigeze umbwira ngo I'm not interested. Ndamureba ndavuga nutayikora se abandi bazabura kuyikora. Amen. Rero icyo tuba tugabije no kugira ngo natwe tugire itsinda rikurikirana ijambo ry'Imana. Ndigeze mbabwira nti inyigisho zitambuka hano uramutse ugiye uyiha undi muntu, cyane cyane nk'izi nyigisho zo kubohoka nigisha hano, abashumba benshi ntabwo bajya bazigisha. Nukuri mwazajya kiro turuva igitondo kimwe mukabona satani umva twamukubise hasi, noneho biri triple nubundi ari hasi, ariko noneho twamumena burundu kubera ko twaba twaravumbuye amakwe yose agenda duhishamo. Wagira ngo byazapfa kongera kumworohera kuzinga umwana w'umukobwa se? Twaramenye inzingo tukamenya n'ibyo bakoresha, nuko twabivanayo. Ntabwo byazapfa kumworohera kongera kuzinga urubyaro rw'umuntu, kongera kuzinga akazi na diplome z'abantu. Twaramuvumbuye twese. Rero mureke mbashimire, mbikuye ku mutima, munyemerere mbashimire. Buriya gushimira ni umuco, sinabibabwiye se? Mutima udashima burya ni ikibazo. Nabakoreye ikiganiro ndababwira nti dore abantu 8 utagomba kuzongera gufasha, utagomba kuzongera guha mu buzima bwawe. Umuntu utaracyumvisha asubira inyuma cyumve. Mu by'ukuri ni ntambutse ikigisho hano kikagucika, ni ukuri uzajya umenye kuhombye ibintu bikomeye. Kuko apotre ni ukuri ari Imana intera mu mwuka w'ubwenge, havuga ibintu by'ubwenge biri bufasha abantu. Imana itaje nanjye ntacyo nashobora gukora. Amen. Ikaze nk'uko bisanzwe abantu binjiye mu muryango wacu, mu muryango w'abana b'Imana. Mba ndi guteraho akajisho rega ndeba ko hari abashyitsi bashyashya baje. Urwo ni urugendwa. Ibintu biranshimisha iyo mbona buri munsi twungutse umuntu. Amen. Niba ufite urugo ukabubona icyumweru gishize 2-3 nta mushyitsi ugeze iwawe, wa mugore we, wa mugabo we, wa muntu we, umenye ko ufite ikibazo mu buryo bw'umwuka. Abashyitsi ni umugisha. None si yica n'ikiza kuba ari mbi, ninde muntu wari kuzaho? Ariko iyo ubona ku munsi hari abantu 2 baje, 3, 4, 5, hari umunsi rero Imana yigeze nkorera igitangaza. Ngiye kubona mbona haje abantu 4,000 mu cyumweru kimwe. Icyo kintu urumva Imana yakoze kidakomeye se? Mwuka wera yaragiye arabareshya arabazana aho bari baherereye, ati hano hari ijambo ryagufasha. Kandi ni ukuri pe, mpamanye n'umutima wanjye ko hano abantu twatangiranye mumaze kugera ku bintu byinshi mu buryo bw'umwuka. Bamwe barabohotse, abandi bamenye uko basenga, ko kuki mutaraza kugira koko. Murabyandika muri comment nkabibona nkishima. Hari abansangira imbugisi bakambwira ati mushumba kuva nakumenya maze kunguka ibintu byinshi nkumva ndanezerewe. Gushima ni byiza, umuco wo gushima mu ukunde. Gushima ni ikinyabupfura. Amen. Ni ikinyabupfura, ni umuco mwiza. Rero iyo mudakora share ntabwo tuba twarongotse abandi bantu.
Imana ibampera umugisha. Uwo mwanya wafashe, urwo rutoki wafashe, ayo mamega wafashe, uwo mutima mwiza wabikoranye, uvuga ngo reka wamamaze ubwami bw'Imana abantu bazi. Uwiteka ni dokiri dotaye kontrere desika. Uwiteka nawe kwamamaze, Uwiteka nawe afata umwanya ku byawe. Mana nyaguhora ku ngoma Imana Uwiteka, aya masaha ndasenze mwami, ntabwo natangiye nzi ko ndi buhesha abantu umugisha muri ubu buryo, ariko nyaguhora ku ngoma Imana Uwiteka, kuva natangira uyu muyoboro hari abantu twabanye batigeze bansiga, hari abantu babanye nanjye kuva ku munsi wa mbere kugera uyu munota. Mana ndabasengeye ngo ubahe umugisha mu izina rya Yesu. Hari abafashe igihe cyabo mwami Imana Uwiteka, bakora sheya, bafata umwanya wabo basobanurira abantu, bafata umwanya wabo barabigisha, bafata umwanya wabo guhora ku ngoma Imana bakurwanira ishyaka. Yesu Kristo w'i Nazareti, kubw'impano zitandukanye zirimo hano no kubw'inyigisho zitandukanye wambashishije gutanga, Mana abantu nabo mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Uwiteka wera wa Isiraheli, hari abansengera bucece, hari abankunda, hari abandwanira ishyaka mwami mu bushobozi bagiye bafite bw'umwuka n'ubw'umubiri. Aba nabo mbahesheje umugisha Uwiteka. Turi muri uku kwezi kwa karindwi, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Nyaguhora ku ngoma Imana Uwiteka, Mana utajya ukiranirwa ngo wibagirwe imirimo. Ndabizi neza ko hari ababireba bakabisuzugura, ariko mwami Imana babirebye bakabyubaha ibyo wagiye uncishamo. Mana harimo nabo byagiriye umumaro, bagenda batanga ubuhamya. Uwiteka wera wa Isiraheli, sabiye umugisha. Mana nyaguhora ku ngoma Imana, abantu bankurikirana hano amanywa nijoro mwami, bakareka akazi kabo. Uwiteka wera wa Isiraheli, ukabaha umutima ni dokiri dotaye kontrere desika de sansoma, ukabaha umutima wo kunkunda, ukabaha umutima wo kunkurikirana, ukabaha umutima wo gukunda no kuryoherwa n'ibyo nshishamo. Uyu munsi wa none Nyagasani mbahesheje umugisha, ndabasengeye mu butware wampaye. Mana nyaguhora ku ngoma Imana, ndasengera abantu bashyashya, hari abanyumva bwa mbere bagahita mwami Imana bagira inyota yo kunkurikirana amanywa nijoro. Mana nyaguhora ku ngoma Imana Uwiteka, mbasabiye umugisha. Hari abansenya, abo nabo mbasabiye umugisha mwami Uwiteka wera wa Isiraheli, data wa twese mu isi y'umwuka. Mana ndahesha abantu umugisha kubera ko turabahesha umugisha. Aba bantu ndabasengeye mwami, ntabwo natangiye ikiganiro nzi ko ndi bubatureho aya magambo, ariko mwuka wera w'Imana niwe uyobora, niwe uyobora isengesho, akayobora ikiganiro. Niyo mpamvu aya masaha mwami Imana nkuko unyoboye Mana, harimo abamama bankurikira bari kurira amarira, aya masaha ndabasengeye Uwiteka. Harimo abapapa bankurikirana bishwe n'agahinda, bafite intimba yo mu mutima, aba bagabo ndabasengeye Uwiteka. Harimo abakobwa n'abasore babuze uko bagira, ndasenze ngo mwamubaha uburyo. Nzi neza kuri Imana ijya yumva gusenga no kwinginga kw'abakozi bayo, kandi Imana ujya udushyigikira, ujya wumva gusenga kwacu. Mana ndasenze ngo ureme impinduka mu buryo bw'umwuka n'umubiri, ku bantu dusengana hano, ku bantu bankurikira amanywa nijoro, ku bantu bankunda, abantu guhanira ishyaka, ababikanira mwami, abo bose ndabasengeye amasaha mu izina rya Yesu. Mana ndasengera abantu bashyashya Uwiteka baje muri uyu muryango, hari abasanze twarize ibintu byinshi bitandukanye. Ndasenze ngo mu ibanga ry'umwuka ubasange, ubasobanurire, ubaganirize, abasubira inyuma mu biganiro ubahe kumva, ubahe gusobanukirwa mwami Imana, babashe kubohoka, babashe kugira aho bava naho bagera mu izina rya Yesu. Namenye neza ko ijambo ryawe ari urumuri rumurikira intambwe zacu. Uwiteka wera wa Isiraheli aritabaza rimurikira intambwe zacu mwami. Reka iri jambo ryawe rinyura hano Uwiteka wera wa Isiraheli, rikomeze kubitabaza, rikomeze kuba urumuri rumurikira imitima iri mu mwijima, rimurikira ubwenge bw'abantu bukiri mu mwijima, umurikira amarangamutima y'abantu bakiri mu mwijima, rumurikira intambwe z'abantu zikiri mu mwijima. Yesu Uwiteka wera wa Isiraheli, papa ndasenze, harimo abakozi bawe mwami bagira ishyaka n'umwete byo kunkurikirana. Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana ndabasengeye mu izina rya Yesu. Mana nyaguhora ku ngoma Imana, ikindi kintu gitumye mpesha abantu umugisha baraha mwami, bemera kunkurikirana batitaye ku mwuka w'amadini, bemera kunkurikirana batitaye mu madini baba mu mwami. Ndagushimiye ko waciye umugozi w'idini
amadini, ku bantu bankurikirana hano mwami, ntabwo abankurikirana ari abarokore gusa Uwiteka, icyo nacyo ni ikintu ngushimiye mwami, ukomeze guca imigozi y'amadini mwami, ituma abantu tutumva icyo ijambo ryawe rivuga, ahubwo tukibanda ku by'inyigisho z'amadini mwami, rimwe na rimwe zituyobya zikaducamwa amacakubiri. Nyaguhora ku ngoma Imana, aya masaha rero ngaho ugirira neza ubwoko bwawe, buhesheje umugisha rero aho baherereye hose mwami, unyemerera ubutaka batuyeho bubarumbukire Yesu. Hari abatuye ku butaka bwabarumbiye, hari abatuye mu birere byabarumbiye, hari abari mu ngo zabarumbiye, ni dokiri dotaye contraire de sika de sansoma, hari abari muri relationship zabarumbiye, hari abari muri business zabarumbiye. Kristo, aya masaha ndabaturaho amavuta mwami yo burumbuke mu izina rya Yesu. Aya masaha ndabaturaho amavuta yo kugwira no kugwiza mu izina rya Yesu. Urakoze papa, mbahesheje umugisha abana bawe, kandi ndasenze Nyagasani ngo ukomeze utwagure Yesu. Mana, ntabwo uragera ku rwego numva Mana mu mwuka abantu bagakurikiranye ijambo ryawe ribera hano. Mana, numva mbaye nyuzwe Uwiteka. Mana, ndacyasenga gukomeza utwagure abantu bawe bakurikirana ijambo ry'Imana turi benshi, nkuko hari abakurikirana umupira ari benshi mwami, abandi bagakurikirana mwami Imana imikino itandukanye ari benshi. Uko niko senze iki gitondo mwami, nkubwira ngo wongere urebe uru rusengero rwacu turimo mu buryo bw'umwuka, wongere utwagure. Ni wowe uza abakeneye gukira mwami, hari intama ziri guteragirana mwami, hari intama zibwuye umwuma Yesu, hari abari mu mwijima batazi aho bari kuva naho bari kujya mwami, hari abagiye babona inyigisho zibakomeretsa, hari abakomerekejwe n'amadini Nyagasani mwami Imana. Aya masaha ndasenze ngo batarure, ubazane hano muri uru rwuri mwami. Uru rwuri nta muntu njya nkomeretsa kubw'idini, Nyaguhora ku ngoma Imana. Ubazane baze hano mwami Yesu Kristo, izi ntama zigubwe neza, ziryame zimere neza mwami, zirishe ijambo ryawe kandi zigubwe neza. Izavunitse mwami Imana nzomore, Mana ziri kubabara zibashe guceceka. Uwiteka Uwera wa Isiraheli, ndasenze kugira ngo tuzanire izindi ntama mwami, ziri kurorongotana mu misozi mu buryo bw'umwuka mwami, ziri kurorongotana Uwiteka. Izi ntama ziyobore mwami kuri uru rwuri, zibashe kuza kurisha zinywa amazi zishira inyota, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Urakoze Yesu. Imana ishimwe. Ntabwo nabura kukubwira ngo niba unyumvishe bwa mbere ukore subscribe, kuko iyo utayikoze ntabwo ubasha kubona ibiganiro bicaho hano. Nabasobanuriye ko atari gukunda abasabu rwose, ahubwo mba ngira ngo niba unyumvishe bwa mbere utazongera gucikanwa. Ngewe ndwana ishyaka ryo mu mwuka kurusha iryo mu mubiri. Ntabwo ari views mba shaka views nashyiraho n'ibiteye isoni nanjye mukandeba, siko bimeze. Ntabwo mubizi ko ahantu bashyiraho ibiteye isoni bavuga amatiku ariho hagira views nyinshi? Ntabwo mubizi. None se ubu ngewe byananira gushyiraho amatikura? Byananira gushyiraho amatiku, gushyiraho ibiteye isoni, cyane ko ngewe nta soni nagira zo kuvuga ikintu runaka. Buriya mushobora kuba mutanzi neza. Shaka kuba mutanzi neza. Ndi umushumba utashobora kugira isoni zo kwigisha ikintu mu mazina yacyo. Ariko kubera yuko abantu benshi bahagurukira muri ibi bintu bashaka aba views, bashaka iki, ngewe ntabwo ariyo target yanjye. Target yanjye ni kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare. Nakora ikiganiro mukandeba muri 10 nge ntacyo biya bintwaye. Gusa nyine mu mwuka nakishimira ko mufashwa muri benshi, nicyo kinshimisha. Reka rero mumbabare, ntabwo nabatindiye rwose, ngo munyihangarire no kuri. Ubwo Mwuka Wera w'Imana niko abanyoboye, kandi uyu mugisha byari ngombwa ko ngubaturaho, kuko nye ntangiye kubaturaho mitambona ikirere cyo kubasengera kirafungutse, mitambona ni nk'umuryango ufungutse. Ntabwo nari kubyanga rero marayika ambwiye ngo nimbakorere uwo mugisha. Rero aya magambo atatu ngiye kubabwira ni amagambo agaburira Satani, kandi ni amagambo atiza imbaraga Satani, imbaraga z'umwijima n'abadayimoni be. Buriya mu isengesho dusenga kuko tuba turivuga, Satani nawe abayumva no sivuze ngo toka shitani ndamenagura umudayimoni uyu n'uyu, ntaba ari kumva se, abari kumva. Niyo mpamvu rero ayo magambo ugomba kuyirinda mu isengesho ryawe. Ukimara kumva iki kiganiro nkoze, ugomba kugenda ugisoje mu izina rya Yesu, kuko nutagenda utayumvishe ni igihombo cyawe. Rero kuko iyo usenga uba umeze nk'umuntu uje ku rugamba hagati y'isi y'umwijima n'isi y'umucyo. Hari ijambo uvuga uri gusenga rigatiza umurindi Satani, ariko nyine rikababaza Imana.
rituma udasubizwa kubera ko Imana idashobora gusubiza umutima uvuga ayo magambo. Icyo kintu mwacyumvishe? Umuntu uvuga ayo magambo ngiye kuvuga rero mu isengesho rye arangwa no kutizera, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko byose bishobokeye uwizera. Bibiliya itubwira muri Mariko 9:23 ko byose bishobokera uwizera. Iyo usomye Luka 1:4-5 hatubwira ko hahirwa umuntu wizera ibyo yabwiwe n'Uwiteka Umwami Imana bizasohora. Mu by'ukuri ikintu cyo kwizera mugomba kugitindaho tugeze aha hantu. Kwizera rero niko gusubiza amasengesho. Iki kintu mwari mukizi ko kwizera ufite ariko gusubiza amasengesho wasenze. Ntabwo ari ingano y'amasengesho wasenze, ntabwo ari ingano y'amarira warize, ntabwo ari ingano y'agahinda ufite, ntabwo ari ingano y'ibibazo ufite muvandimwe, kandi nta nubwo ari ingano y'akarengane warenganye, nta nubwo ari ingano y'inzara washonje, ntabwo ari inzara y'amadeni akuzengurutse, cyangwa ntabwo ari ingano y'ububabare bw'indwara ufite uyu munota bishobora gutuma ikibazo cyawe gikemuka. Oya, ahubwo ingano y'ukwizera ufite ko ibyo bibazo ufite birangiye ako kanya, nibyo bituma Imana iza gukora mu ruhande rwawe. Imana rero ikorera mu kirere kirimo kwizera, ikora muri tere irimo kwizera. Ntabwo Imana ikorera muri tere irimo utuntu tudasobanutse. Imana izazanwa n'icyizere uyifitiye ko ibyo bibazo birangiye. Icyizere cyawe rero nicyo gikurura Imana. Gushidikanya bikujyana kure y'Imana. Icyo kintu murakiza ariko. Rero reka natinze twinjire muri ayo mabanga akomeye cyane mu isi y'umwuka Satani akoreramo, ashuka abantu, atuma abantu basenga nabi. Buriya ni ukuri bene data, abantu benshi basenga nabi. Nicyo cyatumye cya gihe abigishwa bari kumwe na Yesu bamubaza ngo mwigisha twigishe gusenga. Kubera iki? Bari bageze muri keyisi aho bagiye kwirukana umuntu w'umudayimoni yanga kugenda. Baravuga batari ko nubwo duhora dusenga ariko banza tutaranasenze, none se kuki umudayimoni atunaniye kumwirukana? Yesu Kristo nibwo ahise abigisha isengesho rya Dawe uri mu ijuru, ahita nababwira ko hari abadayimoni badapfa kugenda gusa bajyanwa n'amasengesho yo kwiyiriza. Buri iri sengesho ririmo gutegeka kwinshi no kwizera kwinshi muri sesenguye buriya. Rero muvandi gusenga barabyiga, ntukabyuka uzi ngo ubwo gusenga ni ibintu biraho. Gusenga birigwa kuko n'ababigishwa babanaga na Yesu basenga buri munsi, ariko baje kwiroturva basanga ntabyo bazi. Biba ngombwa ko babwira Kristo akabigisha. Nawe rero bwira Mwuka Wera w'Imana kwigisha gusenga. Ijambo rya mbere utagomba kuvuga mu isengesho ryawe, mu gitambo cyawe, ni ijambo bivuga ngo niba. Niba ukagerekaho ibindi. Hari ukuntu ushobora gusenga ukavuga ngo niba uri Imana kora iki, niba wanyumvishe gira gutya, niba gutyo, niba nkugiriyeho ibintu nk'ibo. Buri iri jambo ririmo gushidikanya kwinshi, harimo kutizera kw'icyo wasengeye kiri busubizwe. Iri jambo ririmo kwisuzugura cyane. Niba nkugiriyeho umugisha, niba Mana nkutonnyeho, reka da. Yesu Kristo muzi ko iri jambo nawe yari yarikoresheje igihe kimwe. Ejo twarabivuze abantu twasenganye saa 9. Igihe Yesu yararigiye Getsemane. Ubundi iri jambo rivugwa n'umuntu wacitse intege. Iri jambo rivugwa n'umuntu udafite ukwizera muri we. Iri jambo rivugwa n'umuntu utiringiye Imana ko ibyo ari kwisaba biri bube, ko atabigomba, ko atabigenewe. Yesu Kristo muri bukijyare mu murimo wa Getsemane aravuga ngo niba bishoboka Yesu Umwami idata iki gikombe kindenze. Mu by'ukuri Yesu Kristo yari yamaze gucika intege, ibyo yari arimo byari byatangiye kuzamba, kuko iki gihe Yesu Kristo iri sengesho yari asenze Imana ikiza kurisubiza. Ntabwo byari gukunda kuko uyu munota shitana batwishima hejuru, nta butsinzi tuba dufite, twari kuzapfa byiteka, ntabwo twari kuzuka. Kuko kiriya gikombe yasabaga ngo Imana imurenze cyari icy'urupfu, kandi mu rupfu niho twagomba gukura iki uburengezi n'ubucunguzi. Iri jambo rero niba ni ijambo ribi cyane, si ijambo umwana wo mu rugo, umwana w'Imana yagakoresheje ari gusaba papa. Murabizi ko ijambo ry'Imana tubwira ngo abizeye Yesu Kristo ngo bahawe ubutware bwo guhinduka abana b'Imana. None niba uri umwana w'Imana ukaza gusaba papa wavuga ngo niba papa bishoboka wampaye ibiryo, niba papa bishoboka wampaye minerivare, uzi ko uri kubivuga nkaho utabikwiriye, utabigomba. Urabigomba, uri umwana wo mu rugo. Ariko hari ukuntu usanga abantu twaribagiwe ko turi abana b'Imana, ukaza gusaba nkaho utabikwiriye, ukamera nkaho uri umuja cyangwa uri umwana uturutse ahandi.
turi abana b'Imana, mu rugo kwa data ni iwacu ku bwa Yesu Kristo umwana wayo. Byose rero urabyemerewe, ariko haba nyine hagomba kubaho gahunda, communication na discipline. Buriya iyo dusenga tuba turi kugira ngo dukure desordre mu bwami bw'Imana, kuko yego nubwo aba ari iwanyu ntabwo wapfa kuzana akavuyo ngo upfe gutora ibintu batabiguhaye. Uba ugomba kuvuga. Iyo uvuga rero niko gusenga. Yego tuganira n'Imana, tuganira na papa, umubwira ngo ukeneye iki. None se ubwo buri umwana mu rugo wapfa kugenda ugapfa guterura amafaranga 500, papa watabizi, mama utababwira ati papa rero ufite ikibazo iki n'iki, ariko kuri ya mafaranga ngiye kuba nkwiyeho 500. Nta kibazo, communication ni ngombwa. Kuganira na papa ni byiza, nta kuza ngo uyatore bazi ngo aracyahari, niba yashaka bazayabure. Ntago buri umwana ufite ikinyabupfura. Iryo ni ijambo rya mbere, uzirinde kuzongera kurivuga uri gusenga. Ijambo rya kabiri ni wenda, ahari, ibintu nk'ibyo. Iryo jambo rero naryo ni ribi cyane, rirema gushidikanya mu mutima wawe, ngo ahari wenda nazakira, ahari wenda nazashaka, ahari wenda bizagenda neza, ntawamenya, ahari wenda nzabona akazi. Ibintu nk'ibyo ni ijambo mu by'ukuri riba rigaragaza ko umutima wawe uri mu bwihebe, urimo gushidikanya ibintu nk'ibyo. Muri Bibiliya batubwira ko Daniyeli igihe yasengaga amasengesho iminsi 21, amasengesho ye yasenze nta kwiheba kurimo, ko muribuka ko nababwiye ko yarinze yasoza nta jwi ry'Imana yumvishe, nta n'inzozi, ahubwo nyuma yashoje nibwo ijambo ry'Imana ryaje rikabwira ati Daniyeli, kuva ku munsi wa mbere gusenga kwawe kwarumvishwe. Rero icyo gihe Daniyeli ari mu masengesho. Ubundi umuntu ari mu masengesho haba hari urugamba hagati y'isi y'umwuka n'isi y'umwijima, hagati y'abamarayika n'abadayimoni. Rero icyo gihe Daniyeli ari gusenga hari harimo urugamba rukomeye rw'abamarayika n'abadayimoni, bari kubohoza imigisha ye yari yarafashwe hehe mu kirere cy'umwuka. Rero iyo uri kusenga nk'uko, ugasenga utizeye, ibintu birapfa. Iyo ukunda kuvuga ijambo rero ngo wenda cyangwa ahari, uba uri gutiza imbaraga Satani aho gutiza imbaraga abamarayika bari kukurwanirira. Kamba akagero koroshye cyane. Wenda hano haremwe abamama bagiye kubyara. Murabizi ko iyo umuntu ageze muri salle d'accouchement ababyeyi bo bari bubyibuke. Muribuka ko hari igihe abaganga bakubwira ngo sunika, babyita ngo nuguhera. Tisunika. Hari ahantu bagira bari kukubyaza, abaganga akubwira ngo sunika kugira umwana adapfira mu matako. Sunika. Icyo gihe rero uba uri mutiza imbaraga abaganga, uri mutiza imbaraga uburyo bari bukurura umwana. Hari n'abagore bakubitwa ishyi hariya kwa kariya gatanda banze gusunika bashaka ko umwana apfiramo. Ntimubizi. Rero ntanze akagero koroshye. Rero iyo utari gushyiramo imbaraga ngo ugire ukwizera mu isengesho ryawe, igihe hari ikintu uri gusengera ugasenga harimo utu tugambo ngo wenda, ngo ahari, ngo niba, ngo buriya buri guca intege abamarayika baje ku rugamba kukurwanirira, ahubwo ugatiza intege abazimu bari kukurwanya. Abamarayika ntago batsindira muri tere irimo kwiheba no kwiganyira, irimo kutizera. Oya, wagakwiriye ahubwo kwiyaturaho ibintu byiza mu gihe uri muri ayo masengesho. Abari muri Yesu Kristo ntateka bacirwaho, kuko umwami Imana azana nicyo kizatuma ntamwara. Turabo yaremye turemeye ibikorwa byiza muri Kristo Yesu ngo tubigenderemo. Ukiyaturaho amagambo meza, ntabwo nzapfa nzarama, ibintu nk'ibyo ugomba kwiyaturaho ibintu byiza. Ndi umutsinzi, ndi umwana w'Imana, ibintu nk'ibyo, kwiyaturaho amagambo meza. Iyo uvuga ijambo rero uba uri gutesha agaciro imbaraga y'umusaraba, uba ugeze gute, uba uri kuyambura agaciro. Ijambo rya gatatu ari naryo rya nyuma, hari irindi jambo umuntu avugisha avuga ari gusenga avuga ngo simbikwiriye cyangwa se sinkwiriye. Ntuzongere kurikoresha, kuko uyu ni umutego Satani atega abari gusenga kandi batabizi. Iri jambo ryihishemo umutego mubi wa shitani, kandi rukura abantu batajya bapfa kuvumbura. Kumva umuntu arasenze, Mana ntacyo ndicyo imbere yawe, ndi igiki, ndi umunyorogoto. Ibaze, ntacyo nishoboreye. Urumva mu by'ukuri uba wirengagije ko hari irindi jambo rivuga ngo ntabwo uzaba umurizo, uzaba umutwe. Kwibirengigiza amagambo aguhesha ubutsinzi ari muri Luka 10:19 ngo Yesu yaguhaye ubutware bukanagira inzoka na scorpion. Nese umunyorogoto wakandagira inzoka na scorpion.
kwibagirwa amagambo meza avuga ngo nzakwicazanya n'abakomeye, uzanyura mu mazi ntabwo azagutembana. Hari amagambo Imana yagiye itubwira ko turi ab'agaciro mu maso yayo. None wowe uje mu isengesho, uje mu gitambo, utangiye kwisuzuguza mu maso y'Imana. Shitani ako kanya rero nibwo ahita gusanga mu iyo nguni mu buryo bw'umwuka, akaguhondera, akagukubitirayo. Urifashe, urisuzuguje, upfobeje ubutware Imana yaguhaye, upfobeje agaciro Imana yaguhaye kuri umwana wayo, urangije wiyise ikintu kidafite umumaro imbere yayo. Icyo gihe rero shitani azagukubitira iyo hirya. Yesu yadukuye iyo ngiye aho twari turi za Irodebari mu gisuzuguro, mu giki, atwegeza hafi, atugira abana b'Imana, duha ubutwara, duha iki. Wowe urangije mu mwuka wisubije, urisuzuguje. Muvandimwe, reka kure mu rukuta mu buryo bw'umwuka hagati yawe n'Imana, hagati yawe n'ijuru. Iga gusengera muri tere, ijuru, Imana, abamarayika bakoreramo. Rero kugana n'Imana uri iyo hirya iyo ngiyo mu mwuka ntabwo ari byo. Uri umwana wo mu rugo, ukwiriye kuza ugasenga, uri fiyeri, ukegera Imana, watese, wayiteteyeho, uyibwira ibintu byiza, wizeye, ugasenga isengesho rinyuze Imana ritarimo aya magambo atatu mvuze. Niba wabikoraga musherami, menya ko mu kirere cy'umwuka uba uri kwitobera. Menya ko mu kirere cy'umwuka uba uri gufunga ibintu byawe byinshi. Menya ko mu kirere cy'umwuka hari ibintu wazambije. Amen. Mu kirere cy'umwuka hari ibintu wazambije, kubera ko amagambo uri kurekura ntabwo ari akubohora, ahubwo ari nakuboha. Ntabwo ari atuma uzamurwa mu butabaza, ahubwo nakumanura akagukonegita n'abadayimoni, aho kugira ngo isengesho ryawe ribe wizeye ko ryageze ku Mana. Rero mu mwuka bisaba gusesengura buri tuntu twose tuvuga mu isengesho. Muvandimwe, nukuri gusa amahirwe nuko mwuka wera w'Imana tunihira, wenda akamenya kujonjora ibyo twavuze. Ariko haga mwuka wera w'Imana adahari, ubu Imana yakumirwa. Hari abantu bajye bagerageza Imana ngo niba ese ubundi urayigerageza, iryo si isengesho ryo kuba utizeye ko Imana ishoboye byose. Rero Imana yongera ibahishurire amasengesho mwasenze arimo ibi bintu, mu bisenye, mu bihanagure. Ubwo shitani ko mwambuye ububasha wari waramuhaye mu isengesho ryawe, sibyo? Guhera uyu munsi mu bikosore. Shalom shalom.